neza, ni Kalisa Kaliste. Ubu ngubu ngiye kubasobanurira ni gute dushobora kujoininga cyangwa se dushobora kwinjira kuri Rwanda Films. Rero ku bantu mukoresha telefoni cyangwa mashini, hari uburyo bwinshi mushobora gukoresha kugira ngo mujoininge muri Rwanda Films. Kuri uyu munota rero ngiye ikintu ngiye kubasobanurira, ngiye kubereka ese ni gute nakwiyandikisha nkabasha kujoininga muri Rwanda Films, nkabasha kureba, nkabasha kugura, nkabasha gukora ibintu byose uko bikurikirana kuri iyi website. Ni website nziza rero, nabashishikariza yuko namwe mwayijoininga mukareberaho filime ziri free, mukaba mwanazidownloadinga mukazigurira ku mafaranga make cyane, ari hasi cyane. Rero ku muntu ufite telefoni cyangwa se ufite laptop cyangwa se computer, ufungura browser yawe, browser hagati ya Chrome, Opera Mini na Mozilla. Izo ni browser ushobora kwifashisha. Ku bantu bafite za smartphone mushobora gukoresha Chrome cyangwa mugakoresha iyitwa browser muri telefoni zanyu, cyangwa se iyitwa Opera Mini, mugafungura kuri tab nshyashya mukandikamo Holy Rwanda Films.com. wangiza ugahita wemeza. Urabona iyo umaze kwemeza ihita irandinga, ni website itiza. Okay, nk'uko mubibona rero website itiza ifite pages, home, ikagira full movie series, music, characters, download and about us. About us ni ukumenya ba nyiri website. Home ndakeka ari ibigaragara kuri website. Rero ni gute twabasha kureba, iyo scrolling umanuka hasi uhita ubona amafilime ari kuri iyi website. Inkomoko y'isano ni amafilime, ni filime z'inyarwanda ziriho. Rero iyo ugeze hano ushobora guhita ukomeza ukavuga ati reka njye kuri download, downloading. Birashoboka ko utaba uri kureba zino home, full movie, series na music na character na download na about us. Iyo utari kuzireba rero uhita ujya kuri download. Ya download ishobora guhita igufasha kuba wakomeza ukajoininga website. Rero iyo ugeze hano barakubwira ngo signinga in, injiramo nyine. Iyo rero hano bagusabye kwinjiramo, iyo usanzwe utariyandikishije ntabwo wahita ubasha kwinjiramo. Ni ukuvuga ngo hano rero iyo usanzwe utariyandikishije uhita uza kuri create account. Okay, uyu nguyu ni umuntu wigeze kujoininga, ariko nkanjye Kalisa ni ubwa mbere ngiye kuri website. Biransaba yuko bambwiye ngo account signing in, just like nk'ahandi hose nk'uko babikubwira ngo signing in. Hano rero iyo uhageze ubona utarigeze wiyandikisha uhita ukora create account. Ahita creating account. Creating account baramubwiye create account, uraza kubona newsletter cyangwa se promotion code. Hano ni n'ibyiza website iba yateguye. Okay, yes. Hano rero iyo bamaze kumwa create account, first name ni izina ryanjye rya mbere nk'umunyarwanda, nandikamo Kalisa. Irya kabiri nitwa Kaliste. Irya gatatu ari kumbwira email yanjye nsanganywe ni email yitwa Kaliste Kaliste 2021.
gmail.com. hano bari kumbwira nshyiremo telefone yanjye ni 078 9 yes, this is my phone number. ni kalisti. Email yanjye nangije kuyishyiramo, asigaye nka creatinga account. Create, nahita nkanda kuri create. barambwiye ngo check your email, reba kuri email yawe kuko wagezeho twohereje email kuri kalisti2021@gmail.com ifite link kugira ngo waactivating account. rero tubabarire ujye kuri email yawe waactivate. icyo mpita nkora direct, ntabwo ngende mpita nsubira hano kuri website, ndabanza nkajya kuri email yanjye nkareba koko iyo email yaje. Yes, email yanjye yaje. For Rwanda Films, activate your account. Already, hi Karisa. Thanks for creating account with us. Please click the link below to activate your account and set password. Iyo umaze kuhagera rero uhita usetinga password. Wamara gusetinga password, ubwo turahita dukora kuri activate account. Ugeze kuri activate account, yes, bari kumbwira ngo set password. Nkore password yanjye rero kugira nazayibagirwa njyewe nkoresha telefone yanjye 07897447. ya nawe ushaka gukora password mu buryo bwawe ushaka. Already iyo dukanze ngo set, iyo dukanze ara kuri activate account ihite tujyana kuri website n'ubundi, ariko igihe tubwira ngo set password, kora password. Wibuke yuko ya username nashyizemo email yanjye, bari kumbwira ngo you signing in the first time ari Kalisa. Rero ukeneye kuri email nyine Kalisa kalisti2021@gmail.com. so you need to set password. Okay, I need to set password. Yes, password yanjye nishyizemo. Iyo ushyize mbere niyo nashyira kuri confirm password, ukanayishyira ahakurikiyeho, ubwo ugahita ukora set password. Yes, ubu ngubu ninjiye. Ni ukuvuga ngo ubutaha nshaka nazajya ninjira nk'uko bisanzwe. Ubu ngubu urabona nageze kuri website, urabona za pages ntabashaga kugeraho, ubu ngubu nakomeza nkazigeraho. Baramye ngo hello Kalisa, account created complete. Urabona bari kunshingira. Ni ukuvuga ngo hano biroroshye cyane. Iyo narangije creating account nshobora no kukodaringa nkaba nagura monomo film. Bari kunyereka amazina yanjye Kalisa email Kalisa 2021@gmail.com, telefone yanjye. Nshobora no kweditinga profile yanjye, nshobora kweditinga mbonye hari ikintu kidahura nkagira ikindi nongeramo. Yes, ubu ngubu rero nshobora guhita nkomeza muri full movie nkareba movie zirimo. Muri full movie ndi kubonamo treat movies. Muri full movie harimo filime inkomoko y'isano Rwanda. Ya nshobora kujyaho nkazireba izi filime, nkaba najya no muri series. Ya muri series ndi kubonamo yes, Holy Rwanda films, straight movies, harimo Sarukondo series, Marume, Rumashana, Kiraridutse. Ya nawe ushobora kuvisitinga just ni movie muri rusange nyinshi ushobora gukomeza ukazireba.
ya noneho ukaba wajya muri music, ushaka gukomeza ugahita ujya muri music ukareba imiziki irimo. ndi kubona Rwanda ni music, kanezerwa, ndi kubonamo umuziki mwinshi wo mu Rwanda. ukaba wakomeza ugakomeza ukabonamo indirimbo zo muri Tanzania ni music video, hano ni muri music, yani pages iri kurandinga. Byose bidependinga na connection ufite, niko pages zirandinga. Iyo ufite connection nyinshi pages ziriruka. Noneho nkaba nakomeza nkajya no muri characters mu bakinnyi. Hano dushobora kureba abakinnyi. Yes, hano bari kumbwira ngo character and actress registration form. Hano muri character cyangwa se actress registration form ushobora kwiyandikisha ku giti cyawe, cyangwa se ukareba undi muntu bisobanukiwe akakwandika. Ariko ibi ngibi ubigeraho kuko wabanjije kwiyandikisha kare. Ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose nagaruka nje kuri website, nzaba nzi yuko nzakoresha email yanjye na password nakoze, asigaye nkabasha kwinjira kuri website nk'ibisanzwe. Izi pages nkazijyaho. Rero hano